Ese ni iyihe nama wagira umuntu ushaka gushora imari mu mashuri y'ama auto école? Ese ni ikihe kintu yagenderaho? Iki ni ikibazo umunyeshuri yambajije, ariko reka musubize n'andi nabyumvireho. Ikintu cya mbere washingiraho ugiye gushinga auto école, cya mbere kurenza ibindi, ni ukumenya aho isi igeze, ukamenya gukopera nk'abandi, ugakora innovation yawe irutiza abandi. Muri auto école ikintu cya mbere kirimo cyabuzemo ugomba kubahiriza cya mbere, menya ko turi mu isi y'imodoka za automatique. Imodoka za automatique zibe nyinshi muri business. Ikindi, manu nazo zibe nyinshi muri business. Ariko nanone izo zigire umubare umwe. Ikindi, menya kurokirita abarimu bashoboye kwigisha ibyo bintu. Ikindi, ibuka kumenya umwarimu ugomba guha izo nshingano, kandi mu kintu cya mbere uzakora uzajya ubanza urebe ko ibyo bintu abifite onosiyo. Ntugabe umwarimu kwigisha ikintu atabifite onosiyo. Urugero afite wenda nk'ubukanishi mu mutwe we, cyangwa se ibyo bintu yarabyize no mu ishuri. Ibyo bintu ukabanza ukamenya. Ikindi, ishuri ry'amategeko y'umuhanda rigezweho, akaba azi neza kwigisha amategeko y'umuhanda neza adategwa. Ikindi, akaba azi neza kubisobanura apana kubiboroka. Pana babandi bajya bavuga ngo igitabo cyose ni ngo ndakizi n'ibindi n'ibindi. Byo ngibyo abantu benshi azabikubwira. Nibavuga ngo umuntu uzi gusobanukirwa neza amategeko y'umuhanda, akanayasobanura neza, umuntu akanyurwa agasobanukirwa, akumva icyo ushatse kumuha, uwo muntu ukeneye mu ishuri ryawe. Mane magambo ukeneye kubaka ishuri rya theory for professional license, ukeneye kubaka ishuri rya practice, manu na automatique kandi ku modoka zigezweho. Ikindi, nura ufite ubushobozi ubake kino kigo cyo mu Busanze. Iki kigo cyo mu Busanze cyubake, ushaka hano cyubaka ne yaba kure uzabona bakiriye. Wowe tukatura ukushyire ku biciro bya makeye. Iyi business irakora cyane mu Rwanda. Hano ushobora gutera imbere mu gihe cy'umwaka umwe, ukaba nibura waba uri mu bantu bateye imbere mu buryo bwihuse. Ikindi ugomba kumenya hano mu gihe ugiye gushinga no shuri, menye neza abo mugiye gukorana nabo ese ni bande, cyangwa se mukorana muti.